Nyita KABOSI naramutinya. Ningeze ububona mwibendera. Ninge diyama y'igihugu. Kizi Daniel akubwira ngo Madu mureke mbumvisha ubwenge noneho mbamagaze. Mwumva ubuhanga bw'ubwenge bwanjye. Umva umuziki wowe. Gikorwa gikurura cyo kumuri gikorwa ni cyiza kiruta izuba ariko ni cyarutashe niwaje. Wumva amagambo. Ati baby ndebo. Nyita KABOSI. Umeze neza? Are you okay? Ngwino mu cyumba ndaramo. Umwumbati uriyo ni uwawe. Ubundi umeze neza? Bana bakuru umwumbati uri mu cyumba namwe murahuzi. Muri abantu bakuru. Umukobwa akimwenyuza. Ati ndashaka gukoresha amafaranga yanjye twanyaguza ubwonko bwawe wewe umereze uruhushya gusa nkwereke. Permit me. Ati mukunze igihe kinini wa mukobwa we icyo gihe ngumbomoze. Ndashaka gukoresha umuzigo wanjye nshyigura inda yawe hasi hejuru kwa ucece kwa kiniki. Wewe umereze uruhushya nkwereke utuntu nikorera. Ngo utacyambowe mukobwa akirya kuko sunabishoboye. Nawe agahita avuga ati reka tumwereke mukobwa yegezayo hakuno bararambara. Ngaho nyereka icyo ushoboye se Madu. Ati Madu ni mubi cyane. Atengera urebe. Mukobwa araswingarara. Musore niwe boga narabuze kabisa. Abakobwa bose KABOSI baransari ariko ntabwo nabiteza ariko birose. Urebe gikobwa kisa cyiza kimwataka kimuzurite mu rwumba nawe urebe. Gikobwa kiri serious byatarire. Utwaye umukobwa wa mukobwa uri kure. Ngira hano ajya. Na hamwe ari mugetu. Ndashaka gukoresha amafaranga yanjye twanyaguza ubwonko bwawe wowe gusa mereye uruhushya. Permit me. Ngo kuva igihe kinini wa mukobwa we. Wa mukobwa urikoreye wewe ukuntu wikoreye urumva ukeneye gufata moteri. Dore igikobwa ni cyiza. Ni cyiza ariko ntabwo cyaruta sheri wanjye. Si ubizi rata mo bebe. Nawakuruta ubundi wewe uri uwa mbere cyane. Wumvise ubuhanga bw'ubwenge bwanjye. Iyo bimeze bite? Gasohokeye muri KABOSI Entertainment. Ngatura kobaye. Ngatura abafana bose bemera KABOSI. Baba hongu banjye bose numva ahantu hose muri kabisa. Weva your possibility. Kabanezeze yo. Tere kunusha umujene ngundi w'umuhatara afata icyana sha rumba. Twarohamye. Ewana kabisa noneho. Nyo. Kabagereho. Banyita KABOSI naramutinya. We are the baddest Hasramani Center intara y'umujyi. Umwana wavutse agahato kararangiye. Badman ni njyewe zuba ubona mwibendera.